Ndagusuhuje kandi nguha n'ikaze kuba twongeye guhura aka kanya. Izi saha rero ngiye kukubwira ubucuruzi butanu bwinjiza amafaranga menshi hano mu Rwanda, uko bugenda bukurikirana. Ndahera ku mwanya wa gatanu ngeze ku mwanya wa mbere. Wumva ubucuruzi wakora bwakugira umumaro ukakubyarira umusaruro ku buryo wategura ejo hawe heza ubukuye muri buno bucuruzi ngiye kukubwira. Ndahera ku mwanya wa gatanu ngeze ku mwanya wa mbere, ndagenda manuka ndahera ku mwanya wa nyuma mperutse ku mwanya wa mbere, uze kuvana mu bucuruzi bwiza wakora bukakugira umumaro. Muntu wanjye nkugira inama nkigera ahangaha, niba ushaka gukora business, kora business ebyiri za mbere ngiye kukubwira. Ubu bucuruzi bwa mbere n'ubwa kabiri burihuta cyane kandi amafaranga y'igishoro cyayo ni make cyane, kuko nizo zigira amafaranga kurusha ubundi bucuruzi bwose bukorerwa mu nzu. Bano bacuruzi tubona bakora bagiye batandukanye. Ucuruza alimentation si ucuruza boutique, kandi si nawe ugira akabari. Uko nguko bagiye batandukanye, hari abafite akabari, hari abafite iki, ntago bose binjiza amafaranga kimwe. Hari ubucuruzi bwihuta kandi bwagusabye n'igishoro gitoya, hakaba n'ubucuruzi butihuta kandi bwagusabye n'igishoro kirekire, yewe nta n'inyungu uruze kububonamo. Rero uko bugiye bukurikirana ndakwereka uko bwunguka, nkwereke n'igishoro uba washoye, nkwereke n'imvune ibirimo, urebe niba bunavuna cyangwa se bworoha, kugira ngo ejo mu business uri gutegura, ndabizi ko ushobora kuba ufite business nyinshi mu mutwe wawe ariko wabuzemo iyo wahitamo. Rero aka kanya ugiye guhitamo business wakora ikakubyarira umusaruro, kuko uko ari business eshanu uko zigenda zitandukanye n'uburyo zirutanwaho n'uburyo ari nziza n'uburyo nimbi, uri buze kwivaniramo business nziza wakora kandi ku gishoro gito kandi kaguha amafaranga. Nafashe urugero, buri business igiye kugira abakiriya 20. Rero mbere yo gutangira reka mbanze mpikaze abantu bashyashya kandi nanabakira nibakore subscribe, nicyo nabasaba mbere na mbere, kugira ngo ikindi cyigisho kizaza kizabagireho ku gihe, kuko hangaha uzahigira ubumenyi bwinshi utigeze wigishwa na mwarimu wawe. Na ahantu uzahura n'amasomo yakugira umumaro mu gishoro cyawe gito ufite cyangwa se mu gishoro cya menshi ufite, kugira ngo bikugirire umumaro amasomo utigishijwe na mwarimu nzajya nyakugezaho. Rero kora subscribe kugira ngo ukomeze wungure ubumenyi bwawe mu gihe kizaza, uzaba uriho neza kandi waratangije amafaranga makeya warigiye kuri iyi channel, ubwo bumenyi warabukuye kuri iyi channel. Rero dore business iza ku mwanya wa gatanu, nabwiye ko mpera ku mwanya wa gatanu nze guherutsa ku mwanya wa mbere, ni business yitwa restaurant. Restaurant hari abantu benshi turi gushaka gukora restaurant, yene ayo masomo twarayize uburyo restaurant yunguka. Niba utarabyize uzagenda usacinga ubucuruzi bwa restaurant kuri iyi channel, uzahasanga uko restaurant yunguka. Rero umuntu uri gucuruza restaurant ye yarashoye amafaranga ntazi, nashaka yarashoye 100 cyangwa se yarashoye 50. Restaurant isaba igishoro gito ariko igasaba ibikoresho byinshi. Rero ukuntu yunguka, izakungura umuntu naza kukugurira yitwaje 20, uzitegure ko uzabona inyungu iri hagati y'3,000 ndetse n'5,000. Restaurant yawe nubona abakiriya bitwaje 20 cyangwa se umukiriya umwe akaza afite 20 cyangwa se bakaza ari beshi simbizi, uzitegure ko ugiye gufatamo inyungu y'3,000 n'5,000. Ntabwo restaurant niba ari abantu 20 ugiye kugaburira kandi buri muntu wese aguha 1,000, byanze bikunze uzunguka ayo mafaranga hagati y'3,000 n'5,000. Hari ibiryo uzagabura ugashyiramo inyama, hari n'ibyo uzagabura, hari abo uzagaburira ntibakwaka inyama, byanze bikunze kandi inyama nta nyungu uzayibonaho. Inyungu ni uko mukiriya azishima, azaryoherwa ejo akazagaruka, kuko inyama z'ubu ngubu zisigaye zihenze. Rero iyi restaurant yawe 5,000 n'3,000 niyo nyungu uzavanamwo ku 20. Ku mwanya wa kane turahasanga alimentation. Alimentation nabwo twigeze kwiga ubucuruzi bwayo, tubona business wakora mu bucuruzi, tubona n'inyungu wakungukamo. Rero baka kanya nubona umukiriya yinjiye muri alimentation yawe yitwaje amafaranga 20,000, uzitegure ko ugiye kwakira inyungu y'5,000 ndetse n'7,000. Urumva irarusha restaurant. Restaurant yaje ku mwanya wa gatanu, alimentation ije ku mwanya wa kane. Umukiriya niyinjira ari umwe cyangwa se abantu 20 bitwaje 1,000, icyo mfa no kwakira 20,000, uzitegure ko ugiye kwakira 5,000 bizaturuka hehe? Hari igihe uzacuruza litiro, wenda tuvuge litiro y'amata
litiro y'amata ufata amafaranga 200. Umucuruzi wa alimentation litiro imwe ayunguka amafaranga 200, kuko litiro imwe niba yiranguye 300 cyangwa no kuyiteka igahita ihagarara 400, 400 najya kuyitanga yitangira 600, nayo itangira 600, urumva afite inyungu ya 200. Kandi uyu mucuruzi waje ufite 20 bye aragura litiro 33 kugira ngo bihure n'ibihumbi 20 bye yaje yitwaje. 33 nukubana 200, urasanga uyu muntu wa alimentation ku mata afasheho ibihumbi 6600. Bivuze ngo niyo nyungu afite ku mata yonyine, arunguka ibihumbi 6600 kuri litiro 33. Bivuze ngo ni ibihumbi 20 yakiriye. Rero ashobora kujya hasi akagabanuka bitewe n'ibyo yaguze, kuko naza akagura amandazi n'imigati bihanye n'ibihumbi 20, byanze bikunze inyungu azavanamo hagati y'ibihumbi 3 kuzamura, n'ibihumbi 3 azunguka. Ntabwo ari kimwe nk'uzatwara amata yonyine. Amata arusha inyungu amandazi cyangwa se imigati, urumva ho azunguka menshi kuruta biriya yatanze by'amandazi n'ibiki. Rero inyungu azavanamo iri hagati y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 7, niyo nyungu azavana muri alimentation ku 20. Ku mwanya wa gatatu turasanga icyo bita abantu bacuruza ubucuruzi bwa electronique. Ubucuruzi bwa electronique dukunze kubona hari abacuruza amaposhete, ama headphone cyangwa se amaradiyo, za bluetooth, agacuruza ama ekuteri, hari n'abacuruza za telefone, hari n'abacuruza za mixer, ni ibikoresho binini, hari n'abacuruza za machine computer cyangwa se ni na za gitari n'ibiki. Ibyo ni ubucuruzi bwa electronique. Rero umuntu wakiriye amafaranga ibihumbi 20 muri ubwo bucuruzi n'amasharijeri, nubona umucuruza kuzana ibihumbi 20, uzamenye ko ugiye kwakira hagati y'ibihumbi 2 ndetse n'ibihumbi 10 by'inyungu. Ntabwo aha ni top 5 y'ubucuruzi bwinjiza amafaranga cyane hano mu Rwanda mu abantu bacururiza mu nzu. Rero uyu muntu ucuruza ibikoresho bya electronique ku mwanya wa gatatu azunguka hagati y'ibihumbi 2 ndetse n'ibihumbi 10 kuri ibihumbi 20 yakiriye. Ubyumve neza, umuntu wacuruze pochette imwe byanze bikunze azayifataho amafaranga, reka tuvuge ko imwe ayifasheho 500. Hari n'uzacuruza telefone imwe ayifate ibihumbi 2. Urumva amafaranga ari kwakira ni makeya. Ariko umuntu wacuruje pochette kuri 500 imwe ayifataho senyisa, nagenda akazicuruza akakira amafaranga wahanye n'ibihumbi 20 kuri pochette, uzasanga amaze kunguka ibihumbi 10. Bivuze ngo utwamake tumwungura kurusha ibya menshi. Niba acuruje pochette akayifataho senyisa, kandi pochette imwe akaba yigurishije 1000, byanze bikunze ni yakiri ibihumbi 20, arafite inyungu y'ibihumbi 10. Niyo hantu ahisa arushiriza bano bandi. Ariko wibuke ko naramuka atanze telefone imwe y'ibihumbi 20 arunguka ibihumbi 2. Niyo mpamvu nababwiye ko ashobora kunguka hagati y'ibihumbi 2 ndetse n'ibihumbi 10. Ubu bucuruzi abantu bari gushaka kujya muri ibi bintu, ubanza umenye neza icyo ugiye kujyamo, umenye n'inyungu ugiye gusangamo. Kuko hari igihe wabona umuntu ari gucuruza cyane, agacuruza ibiradiyo binini, agacuruza bafure, agacuruza computer, agacuruza telefone nyinshi, ukagira ngo arimo arayora ipinda, kandi inyungu ari gusanga ari gushakamo ahanini urasanga ari inyungu imwe ategerejemo igihumbi cyangwa se 2000, kandi atanze imari y'ibihumbi 20, ibihumbi 30 se, ibihumbi 70 ingahe, afasheho inyungu y'ibihumbi 2 byonyine. Rero akaba atandukanye na wa wundi wacuruje pochette imwe akaba yifataho senyisa, yakwakira ibihumbi 20 bya pochette byose agahita afata ibihumbi 10 by'inyungu, kubera ko pochette imwe yifasheho amafaranga 500. Niho azungukira, nicyo kintu kizamwungura. Buri mucuruzi ucuruza electronique, ikintu kimuha amafaranga cyane cyane kurusha ibindi ni tuno tw'udusharijeri, sharijeri y'5, iya 2, buriya ahanini aba yirambuye 100 nawe akayiguhera 2 cyangwa se 5. Bivuze ngo iramwungura. Cyangwa se aguza anti-block uyiguza ibihumbi 2, nyamara yiranguye amafaranga 1000 cyangwa 5, wowe ugasanga gufasheho ayo mafaranga. Rero bitandukanye no wundi wacuruje ikintu cya menshi, we afataho inyungu nkeya. Niyo mpamvu nabagereranyije dusanga ko uyu mucuruzi ne yakira ibihumbi 20 arafata hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 10. Ahisa arushije alimentation, ndetse arushije alimentation, arushije no restaurant. Reka ngene no kuri alimentation nako kuri boutique. Ku mwanya wa kabiri turasanga ubucuruzi bwa boutique. Muntu wanjye nkugira inama nkigera ahangaha, niba ushaka gukora business, kora business ebyiri za mbere ngiye gukubwira.
kuko nizo zigira amafaranga kurusha ubundi bucuruzi bwose bukorerwa mu nzu. Ibi bya mbere dutangiriyeho bizagusaba igishoro pe kandi ginhanitse, kuko ntabwo uzajya gucuruza ubucuruzi bwa elegitoronike uri munsi ya miliyoni. Niba ushaka gucuruza cyane ntabwo uzajya munsi ya miliyoni. Niba ushaka kujya gushinga alimentation ntabwo uzajya munsi ya miliyoni. Niba ugiye muri resitora ntabwo uzajya munsi ya miliyoni. Ibi byose ni ibifaranga uzagenda kandi ukunguka hagati y'amafaranga nakubwiye. Nta nubwo bizanihuta cyane nk'ahantu ngiye kukugerera. Ahantu ngiye kugera ubu bucuruzi bwa mbere n'ubwa kabiri burihuta cyane kandi amafaranga y'igishoro cyayo ni make cyane. Aha ni iki gishoro no kigiye kukuryohera. Niba umucuruzi wa resitora yuko 3,500 ku 20, uwa alimentation yakunguka 5 uriho hagati y'5,000 n'7,000 ku 20, electronique akunguka hagati y'2,000 n'10,000 ku 20. Noneho reka turebe se umuntu wa boutique yunguka gute. Aha kuri boutique reka nshyire akadomo ubanze umve neza. Boutique impamvu iri ku mwanya wa kabiri iyo nubwo igiye kwakira amafaranga 6,600 hagati n'10,000, hagati y'6,000 n'10,000. Urumva amafaranga ari kwakira ameze kimwe nk'ayo yo muri electronique aho tuvuye, kuko electronique ni hagati y'2,000 n'10,000, mu gihe wa boutique ni 6,000 n'10,000. Urumva ikiyongereyeho uko kingana. Rero uyu muntu wa boutique we bizihuta, kuko umucuruzi wese wa boutique ahora yakira abantu bari guhaha ibyo bagiye guteka buri kanya. Ibikoresho byihuta cyane nibyo muri boutique. Niyo mpamvu nubwo twafashe urugero kuri aba bantu, ariko uyu munyaboutique we bizihuta cyane kurusha bose, kuko nta muntu udakenera kurya, nta muntu udakenera kwisiga, gufura, ibiki byose uzagana uyu muntu wo muri boutique. Rero uwa boutique niba muzanye 20,000 azaba atezemo inyungu 6,000 ndetse n'10,000. Ahantu 6 bizava. Naramuka acuruje ifu y'ubugari ikiro kimwe gifata amafaranga 200. Urumva mu biro 33, kuko umucuruzi yazanye 20,000 kandi 20,000 biri buze kugura ibiro 33. Ubwo mu biro 33 wa mucuruzi wacu ari buze kungukamo amafaranga 6,600. Iyo niyo nyungu nkeya ishoboka muri boutique. Nashyizemo twa dukoresho dutoya, ndimo ndavuga umukiriya winjiyemo yitwaje 20,000. Rero nagura ibyamaki akagenda akagura ubugari, ifu y'ubugari yo guteka, arafatamwo 6,600 mu biro 33 gusa. Kandi umenye yuko uyu mukiriya aje haza n'abandi, ubwo nabaze ngereranyije ku 20,000. Rero ashobora kurenga gutya hagati y'10,000. None mu 10,000 ikiro cy'ibishyimbo ubu tuvugana gishobora kuba ari kucyunguka amafaranga 500. Nyamara twirengagije ko nyuma y'ukwezi kumwe cya kiro cy'ibishyimbo azacyunguka amafaranga 1,000 ndetse kinarenga, kuko ku mwero wabyo abirangura ku mwero wabyo bigura amafaranga makeya. Rero uko iminsi igenda yisunika niko bya bishyimbo biri kugenda bihenda. Ni kimwe n'amasaka, ibintu byera bigahita bikubitaho bikarangira, nyuma bikongera bikazamura ibiciro. Rero nibura reka mvuge ko ikiro cy'ibishyimbo ari kugifatira ari kucyunguka amafaranga 500. Niba yunguka amafaranga 500 rero ku bantu 10, 20, ku bantu 20 kuri bya 20,000, urumva arafatamo 10,000. Bivuze ngo iyo ni inyungu nayo nagereranijeho, nubwo ushobora kurenga, ishobora kwiyongera, ntabwo yaguma aho ngaho. Rero ahangaha ari ku mwanya wa kabiri muri business zose nakubwiye. Iyi ngiyi iraza ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere rero dore banga rihari, ariko ahangaha ntarahava. Umenye ko igishoro cya boutique ntabwo ari igishoro gihambaye, ntabwo rwose kirengeje na miliyoni ntiwanayigeza. Ariko ibyo natangiriyeho bizagusaba amafaranga menshi, kandi bigusabe imvune, bigusabe gushyiraho abakozi, kuko iyi resitora ntabwo uzayikora wenyine, uzashyiramo abakozi. Iyi alimentation ntuzayikora wenyine, uzashyiraho abakozi. Ariko iyi boutique iyo uzayikora wenyine rwose, ubikore kandi ubikontorore wenyine, nta mukozi bizagusaba. Bivuze ngo ntabwo boutique ivunanye pari raporo ibyo twatangiriyeho. Rero ku mwanya wa mbere turahasanga icyo bita ubucuruzi bw'imyenda n'ubucuruzi bw'inkweto. Ubyumve neza, ubucuruzi bw'imyenda n'ubucuruzi bw'inkweto nibwo buza ku mwanya wa mbere, kuko uyu mwanya wa mbere wunguka amafaranga hagati y'10,000 n'20,000. Bivuze ngo uhise ukuba kabiri ibintu byose twatangiriyeho. Bivuze ngo umuntu ucuruza imyenda cyangwa inkweto, uyu muntu akorera amafaranga menshi kurusha bariya bose twatangiriyeho. Kandi ikindi cya kabiri, igishoro yatangije nta n'ahandi hantu wagisanga.
kuko uyu mucuruzi w'imyenda cyangwa inkweto uba akubwiye yuko nta n'ibihumbi 200 yatangije, ntabwo wabyemera. Rero uyu mucuruzi w'imyenda cyangwa inkweto naramuka yakiriye umukiriya uzanye ibihumbi 20, aya mafaranga ari kuba kabiri, yunguka inyungu ibihumbi 20, cyangwa se niyahomba yakabije yunguka inyungu ibihumbi 10. Nta mukozi asabwa, yewe nta n'iki, niwe wenyine uri kwikura n'igishoro ni gito, ariko amafaranga ari kunguka arimo araza yihuta vuba vuba kandi araza ari menshi. Ni gute rero wakunguka amafaranga ibihumbi 10 mu bintu by'imyenda cyangwa se inkweto? Bivuze ko umwenda umwe nawufatira nawunguka amafaranga 500, arunguka ibihumbi 10. Ariko naramuka yikubye kabiri, niba yaranguye imyenda y'ibihumbi 20 ikikuba kabiri, byanze bikunze aravanamwo ibindi ibihumbi 20. Amafaranga azaranguza yose ku mwenda cyangwa inkweto azikuba kabiri, bitewe n'iki? Impamvu yunguka amafaranga menshi. Akenshi na kenshi kereka imyenda ya mangazini yo tuba tuzi ngo irangura gutya, kandi harimo n'abantu batabizi, ku buryo agenda akajya kugura umwenda yabonye ko hari unakaba wambaye, inshuti ye yayambaye, naravuga atereka njye kuwambara njye kuwugura, ariko atazi ukuntu uwo mwenda ugura cyangwa se atazi no kurangura. Imyenda ya mangaza akenshi ikunze kubizwi n'ukuntu irangurwa n'ukuntu igurishwa, ariko imyenda ya caguwa ntabwo uzamenya ngo uyu mwenda yawuranguye angahe. Umwenda w'umwana cyangwa se umwenda w'umuntu w'umupapa cyangwa se umuntu mukuru, umwenda wose wa caguwa ntuzamenye ngo yaranguye angahe. Urugero, ushobora kwambaye ishati cyangwa se umupira waguze 2000, ukagira ngo wenda afasheho 500, nyamara yarawuranguye 100, cyangwa se bamuhenda akawurangura 1000, wowe ntumenye amafaranga yawuranguye, none ugasanga kungutsemo ipinda ry'amafaranga ringana gutyo. Bivuze ngo iriya myenda cyangwa inkweto byungura amafaranga menshi mu buryo utatekereza. Amafaranga ashobora kwikuba kabiri kandi nta bintu by'imvune yigeze agira byamubayeho, ari ukwituriza ubundi agacuruza ibye. Iyi ni ku mwanya wa mbere. Wowe umaze kunkurikira nonaha, ubu ntabwo uramaze gusobanukirwa na business wakora ku gishoro cyawe gitoya, ubu ntabwo umaze kumenya uko ubucuruzi bwunguka. Uyu mucuruzi w'imyenda n'inkweto atandukanye cyane n'umucuruzi wa alimentation, baratandukanye pe. Nenda wowe ucuruza alimentation ntungaye nuko utarasobanukirwa n'ubucuruzi bw'imyenda cyangwa inkweto, ariko umunsi wo bimenye nzi neza ko nibyo ngibyo wabivamo. Buretse ko ntabwo sinagushishikariza kubivamo, uriya akazi nagatunza umuntu, akazi nakakubeshejeho, akazi nakurimo nyine kari kuguha amafaranga, ushobora kubivamo nyamara ugasanga siyo mahirwe yawe. Ariko wowe utaratangira business noneho niwe ndi kubwira, wowe utaragira igikorwa n'iki na kimwe ukora, wowe ukiri gutegura icyo ugiye gukora muri bino bihe, ukaba ufite igishoro cyawe, ukaba uri gutekereza business wakora, ngira ngo muheretse top 5 y'ubucuruzi bwinjiza cyane hano mu Rwanda kurusha ubundi ubucuruzi bukorerwa mu nzu. Ngira mumaze gusobanukirwa n'ubwo wakora. Ngi nama nakugera kore iya mbere ni ya kabiri, izindi nimbo wazikora zizagusaba igishoro kandi zigusabe n'imvune, mu gihe ahangaha bizagusaba igishoro gito kandi ukanunguka menshi. Gusa bikagusaba kugenda, kuko ntabwo wamenyana n'abantu utamenya n'ahantu ujya kurangurira. Rero reka mushimire, ndatekereza ko nguhaye ibintu byiza kandi bigufashije, ibintu by'agaciro. Ndatekereza ko rino somo ari abantu rigiriye umumaro. Umuntu mushyashya ndatekereza ko ufashijwe, usanze hano hantu arahingira akamaro kandi amasomo yaho yagufasha. Reka mushimire rero, ubwo nakagaruka ubundi muryoherwe n'imirimo yanyu n'ibyo mukora byose kandi mubigire mu migisha. Murakoze.